ubwo najyaga buri wa Faisal nyine mvuye muri CHK. Ubwo mugabo yaza kureba ibisubizo bakamubwira ngo ntabwo umugore wazongera kureba. Ikintu cyambabaje umugabo bamubwiye ngo sinzongera kureba, aragiye abwira abana mu rugo nibaze bansure CHK. Abana bose baraje bamaze kuza ngira ngo nimpuwe, kumva aragira ngo banjugunyire CHK. Ihangane. Amasaha ageze yo gutaha mbwira abana nti ko mudahamagara papa wanyu ngo aboherereze itike mutahe, twahamagara nimero ikabakompoze. Ndangije kuko nta mafaranga nari mfite, ndababwira nti rero mugiye gutaha n'amaguru, hano CHK n'Igikondo muragenda muce mu Biryogo mumanuke Rwampara, nta kibazo igihe muri bugerereyo ntacyo bitwaye mugende. Abana bose bari baje? Bose uko ari 3. Ubwo abana bageze mu rugo basanga inzerera nta niridirimo. Abana barampamagara ati mama dusanze papa nawe hari nta n'ikintu kiri mu nzu. Abana ndababwira nti nta handi mufiteho kujya nimugaruke CHK. Basanga CHK tubanayo, kajya bajya kwaruza bya biryo by'abarwayi yamfashanyo bajya bazana. Ubwo yarapakiye apakira n'imyenda y'abana yose, nanjye nta kintu na kimwe nasigaranye, n'utwenda mfite n'udukuburano. Abana tubana muri CHK, ndavuga ese ubu nzabigenza nte, nzakora iki? Ngira abaganga ni munsezerere niba ari ukujya kuba mu muhanda ngeyo. Abaganga baransezereye, barangije banyishyuza 120 nari maze muri CHK. Sinzi umugira neza rwose, nta nubwo nzi yavuye. Ndababwira se baganga ko muri kunyishyuza, mureba n'abana mfite CHK, mubona n'umugabo yarantaye, murabona ayo mafaranga ndi buyakure hehe? Reka tubashimire mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi, tubasabira umugisha w'Imana. Nge Ndikuzo Emis, ubwa mbere tubanye mu biganiro by'ihumure, ngiriye umugisha wo kongera kubana namwe muri uyu mwanya. Hanyuma rero kandi ndashimira bose badukurikiye bari hirya no hino ku isi, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari ku mugabane wa Aziya, bari ku mugabane w'Uburayi, bari muri Australia ndetse n'abari hano muri Afurika by'umwihariko. Imana ibahe umugisha, tugira umugisha wo kongera kubana namwe. Data aduteye iteka kandi si uko twakiranutse ahubwo ni imbabazi ze. Ndi kumwe n'umumama, ubwo ubona ari kureba kuriya ariko afite ikibazo cyo kutabona, kubera ko ari buze kubitubwira muri iki kiganiro. Ntitumutindana kuko kirazira gutindana umubyeyi kandi afite ikibazo, ahubwo nawe uri kureba iki kiganiro nkusabira umugisha kandi Imana iguhe umugisha, ndetse Imana iganiriza umutima wawe kugira ngo urusheho kugubwa neza. Hari ababaye, hari abishimye, birumvikana ko turi mu bihe bigiye bitandukanye, ariko Data kurebana amaso y'impuhwe. Nyemerera rero tuze gushimira bose bakoze subscribe, nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye dusangira ibiganiro by'umumaro. Hanyuma kandi ukore like niba ukunze iki kiganiro, cyangwa se ujye muri commentaire utange igitekerezo. Uraza kureba hasi, uraza kubonaho nimero ze za telefone, ukeneye kumuvugisha ushobora kumuhamagara, gusa umwandikiye message ntiyayisoma, ariko umuhamagaye mwavugana. Abari hanze y'igihugu bisaba gushyira akamenyetso ko guteranya, birumvikana uraza gukora akamenyetso ko guteranya umuhamagare, ariko kubera ko adafite WhatsApp ukeneye kumuvugisha kuri WhatsApp ngo wampamagara nkabahuza. Imana ibamugisha kandi Imana ibagiye neza. Munyemerero dusenge hanyuma tuze kuganira mu kanya katarambiranye. Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, uyu mwanya w'agaciro twongeye kubona, si uko hari icyo twakoze kindi kibashe kutuvuganira, ahubwo n'imbabazi zawe. Nyemerera umwanya tugiye kubana n'uyu mubyeyi ufite iki kibazo, abashe kuganira na benshi babwira imirimo y'Imana, kandi umuntu wese uri kuri iki kiganiro umugisha n'umuryango we mu butunzi bwe, umwagurira imbago, ndetse n'abantu tugiye kubana muri iki kiganiro bose
amahirwe kandi ikiyongeyeho ubu ngubu nuko twifuza ko uyu mumama nawe tugiye kubana muri iki kiganiro aza kuba uw'umugisha ku bantu bose bamukurikiye, bize kudufasha mwese mudukurikira muze guhemburwa icyubahiro kibi cy'Imana, namwe mwabanye natwe muhabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen. Munyemerero tumwakire atangira dusuhuza yibwira adukurikiye. Mama Diane, karibu. Mwiriwe neza. Muraho. Yesu nahabwa icyubahiro. Isahimbazwe. Mwanya nk'uyu nanjye ndishimye. Nshimishijwe n'aba bavandimwe baje kunsura. Ntabwo biba byoroshye aho umuryango uba waragutaye, nta n'umwe ukwitayeho, ariko Imana ikakuremera umuryango. Ni ukuri nihabwe icyubahiro. Yari yarabimbwiye ko izandemera inshuti z'umumaro, kandi ni ukuri ntabwo ujya ibeshya. Ntabwo ujya ibeshya, isezeranyije irasohoza. Mu by'ukuri nanjye mbashije kubibona. Amazina yanjye ni Habimana Françoise. Ndi umumama w'abana 3. Ariko ubu tuvugana ndi kumwe na 2 hano. Undi ni umwana w'umuhungu mukuru, murabibona ntabwo biba byoroshye ko umwana w'umuhungu yaguhama iruhande, azi ko utazamugurira iyo kamambiri, azi ko utazamugurira iyo pantaro. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuhungu ari za Gikondo niho ari. Okay, wenda abadukurikiye bari buze kugira amatsiko yo kumenya ko ufite ikibazo cyo kutabona, byatangiye ryari, wenda mu ncamake kugira ngo abantu baze kumenya Mama Diane tuganira yagize ikibazo kimeze gutya. Ngewe Mama Diane mfite ikibazo cyo kutareba. Nagifashwe mu kwezi kwa 8 2021. Ngifatwa turi muri yaguma mu rugo ishize iherutse i Kigali. Nari umucuruzi ncururiza mu isoko rya Zene hano Kicukiro. Ndafatwa mva mu rugo ndi muzima, nta modoka zagendaga. Ndavuga nti reka njye mu kazi nk'uko byari bisanzwe. Mva mu rugo saa 10. Ubucuruzi nacuruzaga bwari ubucuruzi bwo kuranguza, byasabaga yuko ngomba kuzinduka, kandi icyo gihe nta modoka nta moto. Naje kujya mu kazi nyine bisanzwe, ngenda ndi muzima, nta hantu na hamwe mbabara. Ngeze mu kazi bigeze nka saa 3, numva ndafashwe, mfatwa numva mu mavi nta rugingo na rumwe rukora, ariko numva mu nda harandiye. Handiye ndavuga ese ndwaye inzoka. Naje kujya muri wese. Ngeze muri wese, bari ngombwa ko nabivuga, ngeze muri wese nasoye umwanda utari mwiza w'umukara cyane, ku buryo byahise binanira ubwoba. Mbwira umumama wari inshuti yanjye bita Mama Nadia, ndamubwira nti ibintu mbonye ntabwo bisanzwe. Ate se waba wariye iki? Ni ibintu nsanzwe ndya, nkunda ubugari. Ndamubwira nti rero nti ubugari naraye ndiye. Ati barakurose. Ndamubwira nti ariko nkaba narahamye ntemera uburozi. Umuntu yambwira uburozi nkamubwira nti muzaza wanga umuntu mbwira uburozi, kubera ko buri kizakwica nicyo kikubaho. Umumama naje kumubwira ko ndembye, yari atuye hafi y'isoko. Arambwira ati Mama Diane, ati waza ukaba uryamye mu rugo. Ndamubwira nti se naba ndyamye mu rugo, kureba ndi kurushaho uko umunota ugenda ushira, ndi kugenda ndemba. Nti none naryame iwawe ukabona ndahagumye, kandi nta moto nta modoka nta kintu kiri kugenda. Arambwira ati waba uruhutse, ati ukaza gutaha umaze koroherwa. Niho ya naho ubwo reka mfundikira imari ntahe, nibinyoberera mu nzira ndaguhamagara uzunyuri, cyangwa mpamagare n'umugabo aza nyuri. Ubwo naragiye, abantu bazi ko Gitwaza haruguru yaho gutya mu muhanda. Numva intege ziracitse, ndaryama. Haza kuza umumama arambaza se mama kuryamye aha? Ndabwira nti ndarwaye. Ese wafashwe ute? Nti ndumva mu nda nta rubaraga, ndumva nta rugingo ruri gukora. Uwo mumama arambwira ati ndi kujya kureba mama Nyabugogo, bambwiye ko bamuteje amahembe. Arambwira ati ngo usindagize nkwegeze imbere.
nitugera imbere ntabwo urabura undi muntu ugutwara. Niko byagenze, umumama yaramfashe amaboko, ariko hagati aho nagiye guhamagara umugabo nsanga telefone yazimye ngo mubwire ibyambayeho. Umudamu mubaje se nta mayinite ufite ngo mpamagara abantu bo mu rugo? Ati yewe, ati nta mayinite mfite, ati amafaranga nayamariye kuri mama kuko bamuroga amahembe buri munsi. Ubwo umumama twaragiye, abantu bazi hano no muhanda uzamuka ujya Gikondo n'ujya Nyabugogo no mu mujyi, niho umumama yasize, aho bakunda kwita hano kwa Mironko kwa Gacinya. Umumama amaze kunsigaho ndaryama, haza abana b'abahungu 2 bangana n'uwanjye, barambaza batese mama kuryamye aha? Ndarwaye. Ati none se urabona kuryama aha, nta modoka nta moto, urabona n'abantu mu muhanda nabahari, urabona hano hantu uri buhavute? Ati none ngwino ufate ku rutugu rw'umwe nanjye ufate ku rundi tukujyane. Baranjyanye abantu bazi Gikondo hano Mburabuturo, hano munsi ya SFB, niho nari ntuye, bandyamisha muri cya kibuga cy'Imburabuturo. Haza kuza umukarani wanzaniraga amakara, arambwira ati se mabuja kuryamye aha? Nubu uyu mutwe mbona ne wa mukarani, ndangije ndamubwira nti rero genda umbwirire papa w'abana umubwire ko ndyamye hano narwaye. Papa w'abana yaraje, ahageze arambwira ati duhitire kwa muganga. Ndamubwira nti hoya, jewe nifitiye ibitunguru byanjye ibiro 300 hariya, nago rwose ni kandi abantu bari kujya kwivuza bari kubashyira mu kato. Niho yabatambwira ko ari covid, ntitugende tujye mu rugo, iyi ni malaria, niba atari malaria ni typhoid, kuko bambwiye ko typhoid usohora umwanda utameze neza. Atese nibyo byakubayeho, ntinjyana mu rugo, ahubwo tugende ntimujye kungurira imiti, n'ibyanga mu ngure ni ya malaria. Iyo miti barayinguriye, uwo munsi nafashwe. Bukeye mbona nta kigenda, ahubwo ndi kurushaho kuremba. Noneho bigeze aho ndatangira nkajya mpfa, ngapfa nkagenda nkashgaruka, numva abana bari kuvuga ngo mama garuka. Ubwo umugabo ntiyari azi gusenga rwose pe, yari yarabyigeze ariko yarabitaye. No ngaruka numva ari kuvuga ngo mana, ngo nungarure umugore ndagushima. Naje kugaruka rero, maze kugaruka arambwira ati rero bitewe n'ukuntu uri gupfa n'amaso y'umwera akaza, ati ngwino tujye kwa muganga. Ndamubwira nti buretse buke, ko namubwiye. Turagenda, bukeye twagiye centre de santé hano bazano kwa padiri hano Gikondo. Tugeze centre de santé barambwira ngo ni umuvuduko. Ndangije ndababwira ntese ni umuvuduko wangize utya, ariko bakaba barawunsuzumyemo, ariko ntarageze igihe cyo gufata imiti. Najyaga muri controle bakambwira ngo igihe cyo gufata imiti ntabwo kiragera. Centre de santé rero mageze basanze ndi muri 250. Barangije abaganga barabwirana ati yakabaye kuba ari muri koma cyangwa yapfuye, none uyu muntu aracyagenda n'amaguru. Barambaza ati se nta kibazo ufite wumva ufite mu mubiri? Ndababwira nti nta kibazo pe, ingenda komeye, nuretse urugingo numva n'umutwe wari utangiye kundya, ariko ubwo ndacyareba. Ubwo baje kuma transferi, murabizi centre de santé ku muvuduko buriya baguha ko wifashisha, ariko nta kindi kintu bakumarira, bahita bagutransfera. Bahise bama transferi rero njyana ku Muhima. Ngeze ku Muhima basanga umuvuduko ni kwa kundi, bamaga imiti umuvuduko ntumanuke. Biba ngombwa yuko bama ibitaro. Bamaze kuma ibitaro mu Muhima nahamaze icyumweru, ariko ubwo natangiye kureba mu buntu abantu 2. Muganga yamagarara imbere nkabona ni 2, umuntu wese umagaze imbere wese nkabona ni 2. Muganga yazamura intoki kambwa ati se intoki urabona ari zingahe? Ndabona ari 2 kandi ari rumwe. Ubwo baje kuma transfer njyana CHK mitira muri urgence. Ikintu babonaga mbega ni umuvuduko, nta kindi babonaga. Noneho ubwo CHK bambwira yuko ngomba guca muri scanner cyuma bakareba, kuko amaso yari yaturumbutse, mwe murayabona yarinjiye, Imana iri kugenda ibikora. Yari yaturumbutse ameze nk'ikintu kimeze nk'ikigiye kurereta. Ubwo baravuga bati tugomba kumucisha muri scanner tukareba ikiri gutuma aya maso amera gutya.
bancishijemo sikaneri isohora negatifu, nta kintu yerekanye ko mu mutwe wanjye ari hazima. Ubwo baje kuma ibitaro, bampa ibitaro nyine bavuga bati ubu ni ukumuvura umuvuduko waje kujya ugenda umanuka, kuko CHK namaze y'amezi 2. Amezi 2 mu mezi ni ukuvuga ngo CHK naharaye rimwe, ubwa kabiri nta bucya mbona umuntu igicucucucu, ntashobora kumenya n'umwenda yambaye, ntashobora kumenya ngo uyu ni ninde unciyeho. Ubwo mu ijoro rya gatatu nibwo nahise mbyuka nsanga nahumye, mbwira mama wacu niwe wari undiho, ndamubwira nti ibi ni ibiki. Mu by'ukuri abaganga baraje baravuga bati ni ukumujyana ku muganga w'amaso. Bamunjyanyeho, maze kumunjyanaho aransuzuma arareba, arambwira ati umuvuduko ntabwo ari wakamuhumishije gutya, ahubwo murebe ko afite diyabete. Barebye diyabete barayibura. Barambaza bati mu buzima bwawe waba warigeze ujya muri koma? Ndababwira nti no kuva mbayeho nibwo ninjiye ibitaro, ubundi najyaga ngiye kubyara. Barambwira bati rero ntago umuvuduko ufite, nta n'igihe umaze, ntako wagagombye kuba uguhumishije amaso. Umuganga yarambwiye ati rero mu by'ukuri ngenda ndabona utazongera kureba. Ndamubwira nti muga basi yumva barira nkajya ngenda ngaruka, ariko ntumbwire ko utazongera kureba. Nazongera kureba. Mu by'ukuri muganga bahise bansubiza mu bitaro kuko namaze y'amezi 2. Bahita bambwira yuko ngomba kujya guca muri MRI rwa Faisal. Rwa Faisal ndababaza nti se bishyura bate? Ati ni ukwishyura 100%. Mama birababaje. Ndangije cyakoze umugabo sinzi ayo yakuye, araza arayatanga njya guca muri MRI. MRI inshuro ya mbere ko nayiciyemo inshuro 2. Bavuga ko nta burwayi bari kubona bwatumye muma, nta bukeya. Ubwo banshubije mu bitaro CHK. Ubwo najyaga muri wa Faisal nyine mvuye muri CHK. Ubwo mugabo yaza kureba ibisubizo bakamubwira ngo ntabwo umugore wazongera kureba. Ikintu cyambabaje umugabo bamubwiye ngo sinzongera kureba, aragiye abwira abana mu rugo nibaze bansure CHK. Abana bose baraje, bamaze kuza ngira ngo nimpuwe, kumva aragira ngo banjugunyire CHK. Ihangane. Amasaha ageze yo gutaha, mbwira abana nti ko mudahamagara papa wanyu ngo aboherereze itike mutahe, twahamagara nimero ikabakompoze. Ndangije kuko nta mafaranga nari mfite, ndababwira nti rero mugiye gutaha n'amaguru, hano CHK n'Igikondo muragenda muce mu Biryogo mumanuke Rwampara, nta kibazo igihe muri bugerereyo ntacyo bitwaye, mugende. Abana bose bari baje? Bose uko ari 3. Ubwo abana bageze mu rugo basanga inzira nta niridirimo. Abana barampamagara ati mama dusanze papa nawe uhari, nta n'ikintu kiri mu nzu. Abana ndababwira nti nta handi mufiteho kujya nimugaruke CHK. Basanga CHK tubanayo, kajya bajya kwaruza bya biryo by'abarwayi bya yamfashanyo bajya bazana. Ubwo yarapakiye apakira n'imyenda y'abana yose, nanjye nta kintu na kimwe nasigaranye, n'utwenda mfite n'udukuburano. Abana tubana muri CHK, ndavuga ese nzabigenza nte, nzakora iki?
mbwira abaganga nti nimunsezerere niba ari ukujya kuba mu muhanda njyeyo. Abaganga baransezereye barangije banyishyuza 120 nari maze muri CHK. Sinzi umugira neza rwose nta nubwo nzi yavuye. Ndababwira se baganga ko muri kunyishyuza mureba n'abana mfite CHK, mubona n'umugabo yarantaye, murabona ayo mafaranga ndi buyakure hehe? Sinzi umuntu wamfashe ku ruhande w'umugabo, Imana izamuha umugisha simuzi kuko sinanareba. Arambwira ati mama wigira ikibazo reka njye kubarisha utahuve muri ibi bitaro. Ubwo nibwo nahamagaye mwene mama twose rimwe mu rugo tuvuka turi abana 3. Ndamubwira nti ndabigenza nte. Yari atuye kure y'i Kigali? Atuye mu Byepfiyo hano muri Gasabo. Ndamubwira nti mama Soreye kureba binyobeye noneho simbona ikindi abana ndi nabo ndi gukororana nabo ndabigenza nte. Agiye kumbwira arambwira ati ngwino wicare iwanjye cyakoza Imana imuha umugisha tujye twibuka ibi twibuke n'ibyiza. Ntacyo nawe buriya nuzakugaburira ijoro rimwe wa munsi uzabutambutse ntabwo uzabugipfuye. Ubwo yanegeye taxi voiture imvana CHK n'abana turaza tuziwe tugeziwe turicara. Arambwira ati se mami ko nyine ku izina ry'ubunoza niko banyita turabona amaherezo ari ayahe? Iriya nzu y'igikondo mwarakodeshaga? Twarakodeshaga. Iyo nanza kuba nakodesha ari kugenda nkayicaramo. Turabona amaherezo ari ayahe? Reba abana bawe, ikindi reba urahumye nta n'ikintu wabasha kwikorera, none gahunda ni ukukuvuza mu Kinyarwanda. Ati kumba ari kubimbwira yahamagaje famiye yanjye yose. Si ukuvuga ko nafite famiye, ndayifite kuko famiye irimo n'umupadiri. Yego Mu by'ukuri famiye yaraje rero yanzura yuko ngomba kujya mu bapfumu. Ndabyumvira numva n'amafaranga ngo babaciye 200,000. Ndangije ndababwira nti mu ijambo ndababwira nti rero mu by'ukuri kuko muri famiye yanjye nta muntu ukijijwe n'uwo witwa ngo ni umupadiri rwose wapi. Ndababwira nti rero mu by'ukuri ntabwo naba narahagaze imbere y'abantu mbabwira ko kujya mu bapfumu ari icyaha. Nubwo rwose ntabwo byakunda ntabwo byakwemera. Ati Imana ifashe wifashije ntereka da. Ngewe rero sindabona umuntu wafashije Imana. Nimwebwe niba hari ahantu mu bisoma nge nahantu ndabisoma. Amagambo menshi dukeneye wanze ko tukuvuza n'uwo ari kuguha senkisa ntazayiguhe. Ati ikindi mama Soreye umwirukana aje kukurushya ari kwanga ko tumuvuza. Aje kukurushya nawe arangije atumva ndagukarabye. Ndangije ndababwira nti rero ibyo 200,000 ko mubona munyirukanye basi ne mubimeme impamba basi nge kureba aho ngwa ngo tuguha iki. Ubwo rero ngwanze kwivuza ngo ukeneye gusabiriza ngo uzajye muri gare ujye kuyasabayo cyangwa ujye na za Nyabugogo hose barasaba bagatanga. Ati ngewe icyo nzi cyo nuko nzagucaho nkuta kose ni nta kibazo ariko Imana iranze. Ubwo byarangiye gutyo nanze kujyayo. Mamagara wa mama Nadia nababwiye wa wundi na twakoranaga mu isoko ubwira uko ibintu bimeze. Kandi ati mama Diane ntabwo waba warasenze ngo ujye mu bapfumu ntabwo bishoboka. Ati ngewe ikintu ngiye kugukorera niba ari uko byagenze ngewe ngiye gushaka amafaranga muhishyurira amezi 2 y'inzu hamwe no gusenga Imana izaje igenda ibikora. Ati se aho hantu uri urabona umuntu byibuze ugushakira inzu? Ntiyewe nta hantu ndi rero nta muntu mpazi ariko ndabwira ni Diane warushye nagenda uwo bahurira mu nzira ajya mubaza inzu. Diane niko yabigenjeje. Mwana wanjye Imana imuha umugisha kandi gikomeze murengere. Yaje guhura n'umumama aramubwira ati rero ahantu nzi inzu ni chambrette
ati se nangahe Diane baramubwira ati ni 15,000. Ati mama ati ndayibonye. Ubwo niyo shamburete yarabonye duhita duhamagara mama Nadia. Ati mama Diane shamburete koko ntureba uragira ngo ujye wambarira ubusa umuhisi n'umugenzi koko uri umuntu ukuze. Ati rero ati shaka ati kwanza ngo reka nzi. Araza tumurangira ahantu turi niwe watugejeje aha muri iyi nzu. Arangije aratubwira ati hamwe no gusenga tuzakomeza dusenge turebe ko amafaranga y'inzu yajya aboneka. Uwo mumama yanyishyuriye amezi 2. Iyi nzu mureba ndimo hamwe n'umuriro byose bihagaze 25. Yishyura 50,000. Mu by'ukuri yarakoze yaje guhura n'ibibazo nawe byarangiye nyine iyi nzu anyishyuriye amezi 4. Ahura n'ibibazo umugabo mufatiraho icyuma ambwira ati mama Diane umugabo yaragiye kunyica none byabaye ngombwa ko dutandukana. Ndamubwira nti ntabwo nzakugora tuzasenga. Mama Nadia atana n'umugabo gutyo murumva gutana n'umugabo ubushobozi babubaye buke ntabwo namurenganya. Ubwo byararangiye nkomeza kujya mpamagara abantu twabanye unyoherereje 2 unyoherereje 5 unyoherereje 10 sindi rye ryose nkamenya ko ndi mu nzu y'abandi n'abantu mbere hano mu nzu rwose Imana ibaha umugisha bakubereye imfura. Niba umuntu anyoherereje 10 nkarya 3 ba nyiri inzu niba mbari mideni nkabohereza 7 nkajya nyabahura ubucogo nyine ariko bakabyemera. Ngira ngo nshimire abantu ejo bundi banyumvishe ni ukuri nari mfite ideni ryo mu kwa mbere no kwa kabiri ariko ryabashije kuvamo Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Banyohereje amafaranga rivamo. Emi rero mu by'ukuri ubwo nuko byagenze. Noneho dusubiye inyuma gato uyu mugabo agenda n'ibikoresho byose byo mu nzu yarabijyanye byose yarabitwaye nta n'isafuriya. Ubwo mama Nadia akimara kunzana muri iyi nzu nagiye gusengera hano mu butayu. Muramo na groupe ukuntu nari njyenyine na Diane turicara ahantu tugiye kubona tubona abantu baraje. Tese mama ntago ureba ntago mbona. Ati baba wenda basobanura gutyo mbibasobanuriye kaba kagurupe nyine kakajya kandwanaho unzaniye isafuriya unzaniye 2 unzaniye bido unzaniye 2 nguko uko byagenze ariko hagati mama Nadia nawe yamaye matura yo kuryamira Imana imuha umugisha. Hanyuma uyu mugabo mwongeye kuvugana cyangwa ni umugabo naramuhamagaye ndi CHK telefone na n'ubu nta gucamo ariko amakuru yuko basha kumva no kubaza abantu bakoranaga bambwira yuko ngo ari za Kampala abandi bakambwira ngo ari Kenya ni ibintu nk'ibyo ngibyo bambwira ntago ndamenya ngo ari hehe ntago ndamenya rwose ahantu ari. We ntiyongeye kongera kukuvugisha? Ntago yagarutse nta nubwo yatuvugishije guhera uwo munsi apakira ibintu yanyohereje abana CHK. Harya yitwa nde? Yitwa Safari. Hanyuma Safari wenda ari kureba n'iki kiganiro reka tunamusuhuze. Safari cya gihe avuga ati Mana nunkiriza umugore nzagushima bigaragara ko yaravuze ijambo ry'umugabo ukunda umugore. Safari mwaye mubanye hari ikibazo mwamufitanye na mbere? Amakimbirane yo mu rugo ntago ajya bura twaye tuyafitanye n'ubundi ariko ibintu twapfaga ni ibintu n'abandi bose bapfa no ibintu byo mu rugo byose ngombwa ntibyanabura. Hanyuma uyu Safari se we yarafite umuryango? Nta muryango agira kuko nuwo mu Bisesero. Umuryango we wose nta murumuna we n'uwo yitwa ngo bavindimwe ni mukuru nako ntabwo ari ukuvindimwe ni mukuru wo kwa se wabo. Kubera ko nyine muzi byabaye muri iki gihugu ntabwo yabashije kugira umuryango we wagiye muri jenoside. Mwe mwarasezeranye? Oya. Mwe mutarasezerana? Niwe mwabyaranye abana bose 3? 3. None ko bavuze ngo umwana mukuru yaragiye we umwana mukuru kugenda urabona n'umwana ntago yagiye ngo agende burundu
ajya naza pe. Ariko hari abasore twari duturanye i Gikondo bakundaga kubona uturaka, arambwira ati rero mama kukwicara uruhande rwose ati ntabwo byakunda, ntabwo nzagusaba ipantaro kandi nanjye uko nzaza nshobozwa uzaza ubona niba nakoreye 2 nguha 1,000. Ni muri urwo rwego ntabwo yagiye kubera ko atwanze, ahubwo yagiye gushakisha. Ubu se abana bariga? Aba bana kwiga kwabo naje kugirirwa amahirwe tugeze aha, mbaza ahantu hari ikigo, buriya Diane yigaga i Nyanza ya Butare, ariko ava mu ishuri kubera ubu burwayi. Ubwo naje kumujyana ahantu hari uruguru bita ku Gikumba, ngezeyo rwose nta nubwo banduhije, gusa barabakira, ntago kugezana n'ubu baheze imyaka 2, ntago bajya banyishyuza, wenda hazamo utubazo tumwe na tumwe ugasanga bagaburiye abandi, wenda bo sinzi uko biba byagenze bakabima ibiryo, mu by'ukuri ntago bishyura. Ni ukuvuga ngo barakoze n'Imana ibaha barakoze, Imana ibaha umugisha, kuba barakoze n'icyo nabyo ni umugisha w'Imana. Hanyuma ko bigaragara ko ukiri muto, yego navutse muri 1986. Abo bana bose ni bakuru, narivuze ntiwashatse ukiri muto? Nashatse nkiri muto. Kandi humura, Imana muri kumwe buri munsi, Imana ibihari, ibyo byose uri kubicamo ariko Imana irahari. Mama Diane, waba ufite icyizere cyo kuzahumuka? Icyizere cyo ndagifite, n'ibimenyetso ndabibona, kandi buriya iyo wamenye Imana ni ibintu byiza cyane. Imana wahamije ukanga kujya mu bapfumu, umuryango ukakureka ukandeka nkabyemera, ufite icyizere ko izagukiza. Imana izanyiza pe, izanyiza, ahubwo ime imbaraga no kunyiza intimba y'agahinda, kuko turi mu isi, kandi mu by'ukuri Yobu yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, nta gihe intambara zizashira, ni wowe ujya ubivuga. Inzara zizaza zitwice, mbega ntituzapfa kubera umugambi Imana dufiteho. Gusa mfite icyizere cyo kureba, mu by'ukuri ndagifite, ntago nzi igihe isaha y'Imana nigera nzareba. Kuko uzareba uyu mugabo akagaruka safari warakize, uzamubabarira? Nzamubabarira, naranamubabariye, kubera ko buriya ijambo ry'Imana rirabitubwira, ni nawe wabyutse ubitwigisha. Buriya ugifite urwangano mu mutima ntaho waba uri kwerekeza, n'amasengesho waba usenga sinzi icyo waba uyasengera, wanayareka, kuko ngewe uretse n'umugabo na famiye yanjye narayibabariye, nta n'umwe mfiteho ikizinga, nta n'umwe ntekerezaho ikibi. Ni ukuri Imana yaranshoboje, ni ukuri ndababarira, kandi ni ukuri, kandi Imana nayo mbega Imana izabagenderere, Imana ibahe mbega kugira ngo nabo bamenye Imana by'ukuri. Kandi iyi ndwara ndwaye si yo kunyica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi hari benshi bazakizwa ku bwanjye. Amen, amen. Diane, Imana iguhe umugisha. Nyuma nta makuru wongeye kumenya, urabona umugabo arakubwira ati tugiye kwa muganga, uti mfite ibitunguru byinshi naranguye ku isoko. Hari abadukurikiye bakora no mu isoko rya Ziniya, nta makuru ya Ziniya, nta gacweshwe wongeye kumva ko ibijyanye n'imyaka yawe wari ufite wacuruzaga? Imyaka yanjye ndi mu bitaro, umwana Diane uriya yajyaga kubicuruza, hanyuma ntabwo nasubiyeyo. Guhera icyo gihe ntabwo nasubiyeyo, nahise nyine mfatana n'uburwayi kugeza na n'ubu ntabwo ndasubirayo. Ni Mama Diane tuba turi kuganira. Françoise, ahantu atuye ni ahantu bita Masizi za Karumeli, hasi niho twagiye, niho twamusanze, niho atuye munsi ya za Bumbogo, nibyo. Yego. Hanyuma rero dushimye Imana, tubashimire mwe mudukurikira muri ibi biganiro, mwabashe no kureba iki kiganiro cya Diane, cya Mama Diane, tukaba tugana ku musozo. Ntekereza ko afite ubuhamya bukomeye. Ejo Imana nigira icyo ikora, Mama Diane agahumuka, tutazavuga ngo ni umuntu wabikoze.
Imana izaba yabikoze. Ufite ibipapuro byo kwa muganga yego bigaragaza ko wahumye utazongera kureba? yego ngicyo aho ngaho kirahari. Twariho tureba ibipapuro bye byo kwa muganga, ndaje mbibereke, bavuga ko amaso ye amaze guhuma atazongera kureba, ariko we arahamya ko azareba. Ngira ngo ni muganga w'amaso wanagisinyeho. Hanyuma ntekereza ko abantu benshi bashobora kugira amatsiko yo gukenera kugusura, kukugeraho ngo barebe n'iyo mirimo, ariko nanone wenda famiye ishobora kureba iki kiganiro kubera ko ni ikiganiro abantu benshi bazareba. Ese urumva ntacyo bitwaye kuba bakireba? Ntacyo bitwaye. Hanyuma turaza kugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, usengera n'abantu, wakumva mu isengesho rwose yakumva ko nta n'ikibazo ufite, ndetse ubasha no gukomeza abandi. Mbere yuko tugana rero ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, tugana na Mama Diane ku Ihumure TV. Njye Ndikuzo Emmy ndi kumwe na Mama Diane, nanjye nanezewe najya nkumva kuri radiyo none nkabonye kuri televiziyo. Nanjye nishimye. Yego nishimye ni ukuri. Imana iguhe umugisha ku bwitange witanze. Amen. N'aba bene data, nubwo ntabarebesha amaso ariko mu mwuka turi kumwe bene da. Amen. Ni ukuri kandi Imana izabibukire no mirimo. Ni ukuri. Reka nk'umwanya rero ugenera abadukurikiye ubutumwa, message, hanyuma unadusengere tugane ku musozo. Message naho abantu badukurikiye nuko buri mwe wese uretse nanjye ndabwira n'abari kwa muganga baryamyeyo muri CHK, aha abantu bose bari kwa muganga, nuko tugomba kwihangana tugategereza Imana, kuko umuntu wamutegereza ntacyo yakumarira. Umuntu wamutegereza akaguca intege, ariko iyo utegereje Imana iragusubiza. Amen. Abarwayi rero barwaye indwara kwa muganga bavuze ko bitazashoboka, baba bari mu ngo, ni ukuri mushikame mukomere, hejuru y'abaganga hari Imana ishobora byose. Kandi ni ukuri nimukomeze mwihangane, ntago byoroshye rwose kuba wakwihangana, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Amen. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha, kandi ni ukuri izabaho ijuru. Amen. Reka rero dusengere tugane ku musozo. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ushobora byose, tugushimiye yuko nta kibasha kugoya imigambi yawe, tugushimiye yuko ugena igihe mu gihe cyacyo. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Ni ukuri Uwiteka, umwanya nk'uyu nguyu ni ukuri ndagushimiye yuko wabanye nanjye muri iki kiganiro, kandi uyu mukozi wawe Ikuzo Emmy ndakwinginze ngo umuhe umugisha utagabanyije, n'abo bazanye bose Uwiteka ubagenderere kandi ubagirire neza. Uwiteka ndakwinginze ngo uduhe kwihangana. Uwiteka ndakwinginze ngo ni ukuri uduhe guturiza muri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo ndakwinginze ngo imbabazi zawe zitubeho, ubuntu bwawe no kugira neza Uwiteka biganze kandi bitegeke. Ngaho komeza kutugirira neza muri byose. Ni ukuri aba bene data ubwo barabafashe urugendo basubiye mu ngo zabo, Uwiteka ugendane nabo, Uwiteka ubane nabo, Uwiteka nubagezayo nta gikuba gicitse, turongera dushime izina ryawe. Uwiteka Mana nziza rero, Mana ishobora byose, ni ukuri turabizi neza yuko uhora utuhanzeho amaso. Abana b'abantu batuvaho bakaduta, ariko wowe ubana natwe dushonje, ukabana natwe turwaye, ukabana natwe mu bibazo. Uwiteka umwana w'umuntu ntiyabivamo, yewe ntiyanabishobora kuko ari umuntu. Uwiteka Mana nziza rero, ngaho ukomeze uturinde kandi ukomeze utugirire neza, kandi ni ukuri ndakwinginze mu gihe gikwiriye uzaduha iherezo ryiza. Kandi ni ukuri waravuze ngo nidushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ni ukuri ibindi ngo bizaba inyongera. Uwiteka Mana nziza rero, ni ukuri icyo ngusaba kandi nsabira n'aba bene data, Uwiteka ntibizarangirire mu isi, ahubwo Uwiteka Mana nziza, Mana ishobora byose, icyo mbasabiye ni ijuru uzaribahe. Kandi Uwiteka Mana ndakwinginze ngo ukomeze ubarengere muri byose,
abadafite akazi ukabahe, Uwiteka abashonje ubagaburire, Uwiteka Mana nziza, Mana ishobora byose, abarushye n'abaremerewe, ni ukuri warivugiye ngo nitugusanga uraturuhura. Mana nziza, dufite ibikomerezwa muri iyi si, ariko nta n'umwe ndabona ahagarara hariya ngo avuge ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ariko wowe waritanze Uwiteka, ni wowe karuhura, ni wowe ugena byose, kandi ibintu turuhura Uwiteka ntabwo ari ibishyimbo twikoreye cyangwa imiceri, ahubwo ni ibi byaha tugenda n'Uwiteka Mana, kandi ni wo mutwaro uturemereye. Ngaho ni ukuri turuhure, kandi ukomeze kutugirira neza, ubane natwe muri byose, ni ukuri ibyo ushima n'ibyo ushaka, aba ari byo ukorera kwiyubahisha, none n'iteka ryose. Urakoze Yesu, amen. Mama Diane urakoze cyane, uri umugore w'intwari rwose, ntuteye ubwoba n'ibihe. Reka nshimire abo twajyanye kwa Mama Diane, mwakoze cyane. Abantu bose twajyanye kwa Mama Diane munyemere mbashimire, mwakoze cyane, umuhati wanyu si ubusa ku mwami data azabahemba. N'abafite uwo mutima wo kubikora namwe kandi ni kaze, ni karibu, si ngombwa kunyuraho. Nimero za Mama Diane muzimbwire nzivuge nubwo nazanditse hasi, kanze nzirebe nzibabwire. Hanyuma badukurikiye bashaka gusura Mama Diane mushobora kumusanga hano aho bita Karumeli, hafi yo, hariya ni hafi yo, ni Amasizi hafi yo kuri ADPR. Akoresha telefone ya 0788 40 60 217. Reka nyivuge neza, 0784 06 02 17. Nzi kuvuga nimero neza. Bana bamugije mwakoze cyane. Hanyuma kandi nge Narikuzo Emmy, ubwo ndi gushimira abo twajyanye n'abandi bazaza ejo n'ejo bundi, hari n'abaje tudahari, namwe mwarakoze, si ngombwa ko mubona muri kamera, twarebaga Mama Diane gusa.